Test de grossesse. Test de grossesse cyangwa pregnancy strip ni udukoresho dukoreshwa mu gupima niba utwite cyangwa udatwite. Ubusanzwe ibisubizo bishobora kuboneka wipimye byibuze ku munsi wa mbere ukeka ko ari bwo wagombaga kuboneraho imihango. Ku rundi ruhande hari na test zishobora kuguha ibisubizo iminsi 3 cyangwa 5 mbere y'igihe wagombaga kuboneraho imihango yawe. Iyo ufite ukwezi kw'imihango kudahindagurika birumvikana akenshi ugomba kuba uzi igihe ugira mu mihango. Igihe utabizi neza cyangwa se ufite ukwezi guhindagurika utegereza byibuze iminsi 21, ni ukuvuga ibyumweru 3 uhereye igihe ukeka ko wasamye ukaba wakwipimisha test ukareba niba utwite cyangwa udatwite. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe icyo test de grossesse zikora. Ubusanzwe test de grossesse zikoreshwa hagamijwe kureba niba utwite cyangwa udatwite. Utu dukoresho dupima ko mu nkari hagaragaramo imisemburo irekurwa iyo utwite. Iyi misemburo yitwa human chorionic gonadotropin HCG. Iyi misemburo ikorwa na nyababyeyi iyo utwite, bityo byumvikane ko itangira gukorwa igihe umugore akimara gusama. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo test de grossesse zikoreshwa. Mbere yo gupima ukeneye kuba ufite test de grossesse ifunze neza ndetse n'inkari ukimara kunyara ako kanya uzifite mu gakombe cyangwa se akandi kantu gasa neza. Ugomba gufata test de grossesse ihagaze ahari ibara rikunze kuba ari ubururu cyangwa umutuku, niho ufata ubundi ugakoza mu nkari ziri muri ka gakombe gasa neza. Ntugomba kurenza umurongo wagenwe, ubwo nahanditse max. Nyuma y'amasegonda 10 ukura test de grossesse muri za nkari, nuko ukayirambika ahantu heza kandi harambutse ugategereza byibuze iminota 5 kuturongo tw'amabara tugaragara. Bitewe n'urugero rw'imisemburo ya human chorionic gonadotropin, ibisubizo biri positive ko wasamye bishobora kugaragara nyuma y'amasegonda make, ugereranyije ni nk'amasegonda 40 cyangwa 60. Kugira ngo wemeze ibisubizo biri negative mbese ko udatwite, bisaba gutegereza byibuze iminota 5. Reka dusobanukirwe ibisubizo bya test de grossesse. Iyo ubonye positive ni ukuvuga ko utwite, iba kenshi biba ari byo, si ngombwa gusubiramo. Haza akarongo kamwe munsi y'umurongo ubusanzwe uriho witwa control line, ni ukuvuga ko ubona ari uturongo tubiri dushobora kuba dusa cyangwa se tujya gusa. Iyo ubonye negative ni ukuvuga ko udatwite, bishobora kuba byo kimwe n'uko hari igihe biba atari byo. Iyo ushidikanya utegereza iminsi mike hanyuma ukongera ugapima ukareba kugira ngo ubyemeze neza ko udatwite. Icyo gihe hagaragara akarongo kamwe gusa, nta wundi murongo uba wenda kugaragara cyangwa se ugaragara. Iyo ntacyo na kimwe kijeho bivuze ko ari invalid, uba wakoze test nabi, usabwa kongera gusubiramo ariko ugakoresha kandi gakoresho gashyashya. Ibi bishobora kubaho mu gihe wakoresheje inkari nke cyangwa se ikindi gituma bitagaragara neza, niyo mpamvu nta karongo na kamwe kaza. Reka dukomereze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri test de grossesse. Test de grossesse pregnancy test ziboneka muri farumasi, gusa mbere yo kuyigura banza usobanuze neza uko ikoreshwa, unarebe ku gapapuro inyuma uko wayikoresha. Inkari za mbere za mu gitondo nizo ziba zirimo imisemburo ya human chorionic. Birumvikana ko aricyo gihe cyiza cyo gupima, nubwo igihe cyose wapima nta kibazo. Test de grossesse yakoreshejwe nishobora kongera gukoreshwa, ubusanzwe ugomba guhita uyijugunya kure. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro
kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.